Twongeye gusuhuza ukurikira Marika Africa TV nk'ibisanzwe muri kumwe na chairman wa Marika Africa TV. Tubabwira yuko ubu chairman yarari Dubai, ubwo yarimo kuva Dubai yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda, ariko akaba hari byinshi yagiye abasezeranya agomba kujya bakorera muri urugendo rwose mu bijyanye no gutega indege ndetse n'ibijyanye n'imikoreshereze y'indege. Byinshi wibaza kuri Marika Africa TV iraza kubigusobanurira ku bijyanye n'ingendo z'indege. Hari benshi rero bibaza ibi bikurikira, bibaza ati ese indege iyo ifashe urugendo inywa essence, abandi ati se inywa mazutu, abandi se inywa benzine. Ariko kuri uyu munsi uraza gusobanukirwa ibijyanye nuko indege n'uburyo inywamo, nimba inywa essence cyangwa mazutu cyangwa benzine. Ariko uyu munsi ngiye kubasobanurira neza uburyo imikoreshereze y'indege, ibyo inywa igiye guhaguruka n'uburyo ibinywamo n'ingano yabyo. Iyo indege rero igiye guhaguruka ku kibuga runaka igomba igiye guhagurukira ku kibuga rero runaka, icyo babanza gukora bwa mbere babanza kumenya ibirometero igiye gukora kugira ngo bamenye benzine bashyiramo, kuko indege kirazira kikaziza gushyiramo benzine nyinshi iruta aho indege igiye kujya kugwa kuri icyo kibuga, uko ishobora kuba yateza ibibazo. Ikindi kintu rero abantu bakunda kwibaza cyane ni ibijyanye n'imizigo, uburyo indege itwaramo imizigo y'abantu, nimba imizigo bajyana cyangwa imizigo isigara cyangwa nimba bahurirayo. Ibi rero Marika Africa TV igiye kubigusobanurira bitewe n'ukuntu yabibonye bigendamo. Ikindi ngomba kukubwira nuko buriya indege nayo bayitega ibigingi igiye guhaguruka babikuraho kugira ngo bidateza ikibazo mu gihe igiye guhaguruka. Kwa kundi batega imodoka inako nayo bayitega hasi, nimba mwarabonye uburyo bategamo amakamyo, uburyo bategamo amafuso, uburyo bategamo amamodoka matoya adafite feriyamu ihagije. Uyu munsi rero kuri Marika Africa TV ngiye kugusobanurira uburyo imizigo yawe ujyana nayo n'uburyo imizigo ushobora gusigara warangiza ukagenda ukayisangayo cyangwa ikagusangayo. Akenshi rero indege igiye guhaguruka babanza gushyiramo abagenzi bamara kugeramo bagapima ibiro by'abagenzi bamaze kugeramo. Iyo bamaze kubibona bahita bamenya n'imizigo bari buze gutwara uko ingana. Imizigo rero bashobora kuyitwara mu ndege aho ngaho basanze ibiro ari bikeya kugira ngo muze kugera nayo, ariko iyi ndege ari gatoya cyangwa ibiro byamaze kuba byinshi imizigo irasigara, ahubwo imizigo mukayisangayo cyangwa ikabasangayo. Niyo mpamvu rero uzasanga umuntu akubwira ati umuzigo wanjye nawubuze, umuzigo wanjye watinze, bitewe n'iki? Bitewe n'indege yagiyemo idafite capacity yo gutwara ibyo bintu. Ibyo bintu rero bigomba gutwarwa mu buhe buryo rero iyo bemeye yuko bari buze gutwara iyo mizigo? Bafata akamodoka kakaza kagatera ku muryango w'inyuma w'indege, naho stock yayo iherereye. Ubundi hakaza abantu bibazaga nimba imashini ari ipakira indege cyangwa nimba ari abantu bayipakira, ahubwo akamashini karaza gateraho gatwaye ya mizigo yaba abantu, bamara kugashyiraho ubundi abantu bakagenda bayishyiraho iyitwara gake gake. Imbere haba harimo indani undi muntu uba ugomba kuyipakira, indege ikarinda igera kuri bya biro bashaka ikabona guhaguruka. Naho rero iyo habayeho case yo kuvuga yuko hari ikibazo cyuko ibiro byabaye byinshi, ibyo byose bibayishyira mu ndege imwe ikaza kubihagurukana bagahurira aho bagendaga. Ndizera ko rero aho ngaho ikibazo mwibazaga kibijyanye n'uburyo imizigo igendamo n'uburyo bayitwaramo musobanukiwe, kugira ngo ejo n'ejo bundi atazagira ikibazo uhura nacyo ukagira ngo niwe wenyine bibayeho cyangwa ukagira ngo umuzigo wawe uzabura. Akenshi nuko biba byagenze. Iyo biba byabaye byinshi mu ndege bikaba ngombwa ko wabigabanya bakoresheje yuko umuzigo wawe utari buze kujyana nawo. Kandi habaho icyo bita buriya controle iteye ubwoba ku bijyanye n'imizigo, kuko hari ibiro baba bakwemereye uba ugomba gutwara bitewe n'indege wateze iyo ariyo. Njyewe nabashije kugendamo nari nemerewe ibiro 46, ariko 46 uba ugomba kubiseparamo ibice bibiri, 23 akazigo kamwe, 23 akandi kazigo. Hejuru rero ukajyanamo ibiro bitarengeje 10. Iyo ubeshya kubirenza ubikuramo nta yandi mananiza ukabisiga. Nuko rero
nawe rero urimo guteganya gutega indege ugomba kumenya ibiro wemerewe, ariko bitavuze ko hari andi makampani usanga yemera ibiro 78 bitewe nuko ukora business. Ayo n'andi makampani ntabwo negeze nyagendamo, iyo nagenzemo nibyo banyemereye. Ikindi kugira ngo wizere yuko umuzigo wawe ufite security, wabonye ko ari agatoroshi bagenda batoroshaho kugira ngo babanze bafatira seriyo namba kugira ngo habaye ikibazo baye bazi umuzigo wawe ahantu uherereye. Hariya rero mubonye akamodoka kagenda hariya ni igihe baba bamaze gupakira, ni kariya kantu baba bashyize ku ndege kugira ngo bashe ko haguruka kagenda. Aha ngaha rero tugeze ni igihe twari tumaze guhaguruka, aha ni mu kirere ariko hari mu masaha y'ijoro, niyo mpamvu mutarimo kubasha kureba neza uburyo hasi hameze. Hari mu masaha y'ijoro kabisa aha ngaha, namwe murabibona aha ngaha. Ubwo urumva nagendaga ngerageza kugira ngo ngende mbereka ibibera ku kibuga cy'indege kugira ngo namwe muzajye mumenya uko haba hameze, mujye mumenya n'imiterere yaho. Aha rero twagira ngo tubabwireho kuri Marika Africa TV tuzajye tubabwira byinshi bitandukanye, aho muzajya mutwezaho tuzajya tuhajya nta mananiza abayeho. Aha ngaha rero ubwo nari maze kugera i Kigali, niko umuzigo wagendaga umanuka urimo kuza, umanuka urimo kuza. Ubu aha ngaha rero namaze kugera i Kigali, ubu ngiye gufata umuzigo wanjye, ubundi nindangiza nimanukire, ubundi dukomeze turyoherwe n'ibyiza by'igihugu cyacu, dukomeze turyoherwe n'ibyiza Marika Africa TV ibagezaho. Mwari kumwe rero na Marika Africa TV, turabakunda cyane. Ufite igitekerezo, ufite inyunganizi, biremewe kuyiba wayishyiraho muri comment kugira ngo tujye dukomeza kwishimira ibyiza duhabwa na Marika Africa TV. Turabakunda cyane rero, ciao ciao ciao.